kubwo tugiye gukomeza gukurikirana twigira hamwe. Nitwa Nzungu Gadi. Reka rero tuganire ku ijambo ritubwira ngo uburezi bwiza niki. Kadusenge. Turagushimye data wa twese, wabanye na buri wese uraha muri iki gitaramo, abo wahaye ubuzima n'ubwenge, abo warinze impanuka n'indwara, ubihererwe icyubahiro. Tugiye gukomeza kwiga ujye duha kumva no gusobanukirwa, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Uburezi bwiza nibyo jambo tugiye kuganira hamwe, ariko ari ikibazo. Bibiliya ivuga uburezi, ndetse muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2-6 Imana iravuga ati burya nonkeje n'abana kandi ndabarera. Ubwo ni ibintu bibiri umuntu Imana ikorera umuntu, akaba ari nabyo umuntu agomba gukorera abana be. Ibi mu byumve neza. Konsa ubacutsa ahabwa irindi bere rya kabiri ryitwa ibyo kurya, cyangwa se agahabwa n'ifashabere, ariko kurera ko konsa abana ukabarera ni ukubaha ibitunga umubiri ukongera ukabaha n'ibitunga ubwenge. Uko nibwo burezi. Noneho hari impamvu iri butume dushaka kubyumva neza. Mu migani 22:6 haratubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Niba nziza ubwo azarinda asaza atarayivamo, niba nambi azarinda asaza atarayivamo. Noneho ubanza urebe ibyo ugiye kumenyereza umwana wawe. Numenyereza kurira azarinda asaza yivumbura yiriza, aba nabi. Numenyereza gusaba azasabiriza, numenyereza ubunebwe ubwo azaryamira, numenyereza kurakara ubwo azahora n'umunyamujinya, numenyereza kwiba ubwo azakwiba nyine ahereye kuri wowe. Yarangiza niyo mpamvu umuntu akwiriye kubanza yamenya neza ibyo agiye kumenyereza abana be. Uburezi se none iki? Umugambi wo kurera se ni uwuhe? Intego yihariye se mu kurera ni iyihe? Ibyibanze mu burezi ni ibiki? Ibi byo abantu b'abagabo n'abagore bagomba kwibazaho, bitewe n'uko uburezi niko gutegura igihugu cyiza, no gutegura itorero ryiza, no gutegura umuryango mwiza, no gutegura ubuzima bwiza, no gutegura icyerekezo cyiza mu buzima, kuko uwo niwo mugambi wo kurera. Ushaka iki rero wowe nk'umurezi, wowe umugabo nawe umugore, ushaka iki? Ni wawe heza, abawe beza, agaciro k'umuryango wawe, icyo bazimarira uriho cyangwa utakiriho, icyo gusiga shema mu isi, gutegura intwari no kwishakamo igisubizo cyiza mu buzima. Uyu niyo ntego yo kurera. Ndasubiramo kugira ngo nibura kuba twumva mwumve neza umugambi w'uburezi. Ni ugutegura ngo iwawe habe heza. 2, abawe beza. 3, agaciro k'umuryango wawe. 4, icyo bazimarira uriho cyangwa utakiriho. Birashoboka nabyo mujye mubizirikana. Yarangiza uyu muntu wigeze ubana n'imfubyi zasigaye ari nto, ukareba basigaye ari ingimbi, ukareba basigaye ari abasore, ubanza utekereze nawe umenye ko ntacyo ukinzeho, ko hari igihe nawe uzabasiga bangana batyo ari ibitenga bituzuye, ubategure nk'abantu bazagira icyo bimarira uzaba utakiriho. Icyo niyo mpamvu icyo kiratekerezwa ku ngingo ya 5 no gusiga ishema mu isi, kuko uwareze neza agira ijambo mu isi. Ubu wabazanira Yokebedi mwamugirira amatsiko nyina wa Mose, uwazana nyina wa Danieli mwagira amatsiko, uwazana nyina wa Enoki mwagira amatsiko. Hariho abantu bagiye babyara intwari ku buryo iyo ukabona izina ryabo ryaranze gufutika ku isi, kandi ugasanga niyo mpamvu umuntu aba agomba no kureba ngo mbe ni ubu kuko byagenda biti. Ni wawe heza, nabawe beza, n'agaciro k'umuryango wawe, ni icyo bazimarira uriho cyangwa utakiriho, ni ugusiga ishema, ni ugutegura intwari. Burya umubyeyi agomba kuvuga ngo ngiye gutegura intwari, kandi giheruka no kwishakamo igisubizo, cyangwa se mu yandi magambo ni ugutegura abana ariko bakazishakamo igisubizo. Niyo mpamvu usomye neza muri Bibiliya yawe wabonamo ibintu byinshi cyane kandi by'ingenzi ushobora kuzirikana, maze ukamenya ibyo ari byo. Usomye nko mu gitabo cy'imigani ugasomamo amagambo menshi cyane yasoma kandi y'ingenzi, ushaka no gukurikirana ngo nibura buri wese aje yumva ibyo abasabwa ngo turebe icyo ari cyo. Mu migani 19 umurongo waho wa 26 harimo aya magambo agira ati: kubiga no kubakurikirana neza nta cyiza nko kwiga Bibiliya n'igitabo cyiza, kuko igerageza gukosora ikereka umuntu neza byinshi kandi by'ingenzi. Haranditse ngo
mu gitabo cy'imigani 19 umurongo wa 26 harimo aya magambo ngiye gusoma. Haranditse agira ati, aya magambo muyiteho, aravuga ngo usesagura ibyase agasendesha nyina ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Ibi bintu mubyumve neza mu ababyeyi, mubyumve neza mu abasore, abafite impinja, abafite inshuke, abafite ibitambambuga, abafite abamubwira abana, abafite ingimbi, abafite abasore, mutekereze ibi. Usesagura ibyase, uburyo bwo kwicaza umwana wawe w'umuhungu n'umukobwa bakumva ko batazarashya bageze mu byango bamere nk'uko igeze mu bishingwe. Ugomba kubimenya neza, kwire kumubwira uti ubu nakubyaye, ndanagushinzwe, nzakwigisha, nzagushyingira, ariko ushaka ibyawe nawe bizabishema ryawe. Nibwo buryo bwiza bwo kumutegura hakiri kare. Kamubwira ati ishuri uzaribona, yo kurya uzayibona, uzambara, ariko igihe uko uzibeshaho witunga amaso mu byanjye. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gutegura umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa, bakamenya neza ngo ariko papa na mama burya barabagira neza, baducumbikiye imyaka 18, badutegura uko twebwe tuzibeshaho natwe tukihesha. Dore ko burya umuntu wiruka mu twundi ntabura gusesagura. Nicyo gituma hano ngo usesagura ibyase agasendesha nyina, cyane cyane ko ngo uyu mwana mubi, uyu mwana baye mubi ngo yitwa nyina, ngo ni umwana w'umugore. None mu rukundo asendesheje nyina, baba ngo aba bahungu bawe, aba bakobwa bawe nabo kumarira utuntu, kandi aho nawe ntiyabazanye n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu tugomba gutegura iwacu hakaba heza, tukahategura abacu bakaba beza, tukagira agaciro k'umuryango. Umuryango uburere bugatuma ugira agaciro, ariko sugira agaciro bitewe n'iki? Nuko mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu hatubwira ko umwana warezwe neza atanebwa, ntabwo yaba umunebwe, ntabeshya, ubwo ntiyaba umunyabinyoma, ntiyiba, ubwo ntiyaba umujura, ntiyisuzugura, ubwo yamenya ko nawe agaciro kakishakamo aho guhora ari cyegamizi ku bandi. Ubwo rero ibyo bintu uko ari bine, umuntu utabeshya, umuntu utiba, umuntu utari umunebwe wiha, kandi umuntu utisuzugura, ntabwo wamuza kugira ishema mu isi. Biba bihagije abamaze kuribona. Niyo mpamvu ubwo nibwo buryo bwiza. Ariko usesagura ibyase agasendesha nyina ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Ni umwana ariko ukoza isoni. Hariho abantu utakenera yuko bitwa bene wanyu, hari nawe utakenera kuvuga yuko ari abana bawe. Ugize amahirwe ukabona banyuze uruhande ntihagire umenya icyo mupfana, wakwishima. Hakaba n'abandi wifuza ngo uriya muri kureba ngo ni mubyara wa mubyara wanjye, ngo ni mubyara wanjye wiyo hirya, ngo tuvidimo ngo hirya mu muryango, bitewe n'ishema bafite. Ni ukuri ingeso mbi itesha agaciro. Niyo mpamvu nabyo bigomba kutegurwa, tugomba gusiga ishema ku isi kandi by'abadukomokaho. Ndetse ibyo byose nta handi wabireba iyo ugendeye mu nzira z'Uwiteka. Muri Zaburi 128 uwo ni umugabo hahirwa ubaha Uwiteka akagendera mu nzira ze, agatumwa n'inyuma y'amaboko ye, azajya yishima kandi azahirwa kandi azajya yishima. Noneho iyo burya kugira ngo dushobore kuyobora abacu, natwe tuba dufite utuyoboye. Ijambo ry'Imana ni umuyobozi mwiza, kuko Imana nk'umubyeyi yateganije ibyatuma abantu bagira ubwenge, iteganya ibyatuma abantu bagira imico myiza, iteganya ibyatuma abantu bagira ubuzima, iteganya mbese ibintu byatuma batunganya ibyabo bakagendera mu nzira. Mu Migani igice cya 3 haratubwira ngo niheshe ubwenge bw'imigenzereze, gutunganya, gukiranuka no kutabera. Ubwo bigaragara neza ko mu byo abantu bakeneye bakwiriye kujya banazirikana neza ngo Imana umugambi wayo ni ukutwereka inzira, natwe tukayereka abacu. Ubwo kubw'ibyo iyo Imana ikweretse inzira, wowe mugabo nawe mugore, nawe ukayereka abagukomokaho, yarangiza ugeze ku mahirwe akomeye cyane. Rero bisaba ngo no gusenga bibeho, kuko iby'Imana ishaka ntitubigeraho tubisabye kugira ngo tube hafi. Mu gitabo cyitwa Ibihamya inzingo wacyo wa 3 page 105 hatubwira amahirwe yo gusoma. Handitse hagira hati l'idée que la prière n'est pas essentielle est une délice de Satan qui réussit à détruire les âmes. Kwibwira ko gusenga bitari ngombwa
ukabona ko utabikoze nta cyo uhombye, ukibwira ko bagiye gusenga ukihagurukira, n'abana mwumve namwe bagore namwe bagabo, kwibwira ko batangiye kuririmba ko mwenda gusenga wowe kumva wasohoka, kumva wowe wakwirebera muri telefone bari gusenga, kumva wowe baririmbye utari ngombwa, kwibwira ko wowe gusenga bitakureba, ni bimwe mu bucakura bwa Satani. Prier, c'est communier avec Dieu. C'est la source de la sagesse. C'est la source de la force, source de la paix et du bonheur. Iyo umuntu asenga aba afitemo amahirwe atanu. Niyo soko gusenga no gushyikirana n'Imana, ni gusenga n'isoko y'ubwenge, gatatu gusenga n'isoko y'imbaraga, kane gusenga n'isoko y'amahoro, gatanu gusenga n'isoko y'umunezero. Umuntu wese wumva ashaka kuzagira amahoro, akumva ashaka kugira umunezero, akumva guhora agomba guhora akomeye, akumva ko afite ubwenge, akumva ko agomba gushyikirana n'Imana, ajye yumva ko gusenga ari ingenzi. Niyo mpamvu par de prières sincères ferventes réparer de vrais élever des barrières autour de leurs enfants. Binyuze mu masengesho avuye ku mutima kandi asenga mu mwete, binyuriye ku masengesho avuye ku mutima kandi asenga mu mwete, ababyeyi bakwiriye gukotesha abana babo urukuta rw'amasengesho. Qu'ils prient avec une foi impreste, nibasenge bafite kwizera gusobanutse, pour que le Seigneur habite en eux, kugira ngo Imana iture muri bo, et que les anges les préservent et leurs enfants des pièges de Satan. Amasengesho y'umubyeyi agomba kuba afite imigambi ibiri. Ni ukuvuga ngo Mana yanjye ndagusabye ngo abamarayika bandinde njyewe n'abana banjye. Ngayo amasengesho atuma umuntu asabana n'Imana, ngayo amasengesho atuma umuntu agira ubwenge, ngayo amasengesho atuma umuntu agira imbaraga, ngayo amasengesho atuma umuntu agira amahoro, ngayo amasengesho atuma tugira umunezero. Ngiyo ingingo y'ingenzi y'amasengesho mu muryango, maze umugabo agasenga n'umugore bavuga bati duha abamarayika baturinde twebwe ubwacu n'abana bacu. Umugabo w'umugambi w'amasengesho kandi afite umusaruro atandukanye no gusenga ugiye kuryama cyangwa ugiye kurya, ahubwo akaba ari amasengesho afite umugambi yo kubwira Imana ngo duha abamarayika badufashe twebwe bazarabakiza, baturinde twebwe n'abana bacu. Rero aha ntabwo ndi buhatinde, kuko umugambi nyamukuru ni ukwiga kugira ngo nibura kuri bamwe bumve ibyo twigira ibyo ari byo. Ubundi mu kwiga nibwo buryo bwo gutegura abagabo n'abagore beza mu ngo zabo, cyangwa se uburezi naho bushingiye. Buriya kurera ntabwo uri kurera gusa ngo nkuko wakoroherwa, ahubwo kurera mu muryango wawe ni ugutegura abawe bazagira ingo nziza. Bizabyara iki rero? Kugira ngo nibura buri wese agerageze kureba ibisabwa. Mu gitabo mfashe hano cyitwa ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi, bakoresheje ijambo rikomeye cyane bavuga ku bagabo n'abagore ibintu by'ingenzi bakwiriye kugira, aho uze ngo comment avoir de succès dans son mariage, ni uburyo ki umuntu yazagira ku nsinzi ku birebana no gushyingirwa kwe. Bavuze ngo cyambere apprendre à garder Dieu à la première place. Umugabo n'umugore bashaka ko iwabo haba heza, urugo rwabo ruba rwiza, ibyabo bibagiriye akamaro, ko bagira amahoro, ko bagira ubwumvikane, ko Satani atabakina mu mupira. Abagabo n'abagore bakwiriye kwiyumvamo ko Imana igomba gufata umwanya wa mbere. Kabiri, apprendre à communiquer efficacement. Abagabo n'abagore bagomba kwiga kuganira neza, bakajya baseka bakaganira. Ku ngingo ya gatatu aravuze apprendre à planifier et à travailler ensemble. Umugabo n'umugore niba bashaka urugo rwabo rukomere, bagomba kujya biga uko bashyiraho igenamigambi ryo gukorera hamwe, umwe ntanyuze ukwe n'undi ngo anyuze ukwe. Kane, apprendre à faire l'autre se sentir aimé. Ugomba gukora ibishoboka byose byatuma mugenzi wawe yumva ko umukunda. Yego, ntabwo iyo bavuze ngo ukunda umuntu ngo aimer quelqu'un n'est pas aimer son péché ou son mauvais caractère. Ntabwo iyo ukunda umuntu bavuze ngo ukunda icyaha cye cyangwa imico ye mibi, ahubwo mukunde ku giti cye,
ariko mbese umukunde nkuko urwaye igisebe wakunda umubiri wawe ariko ntukunde icyo gisebe. Rero kubw'ibyo tuba tugomba kwiyumvisha ku ngingo ya 5 apprendre ce que Dieu attend de vos différents rôles. Mugomba kwiga uko Imana izababonaho aho mutandukaniye mwembi. Byanze bikunze umugabo ni umugabo, umugore ni umugore, Imana ifite ibyo ishaka ku bagore ikagira n'ibyo ishaka ku bagabo. Niyo mpamvu umugabo yakiranutse ku rwo ruhande ntabwo bivuze ngo umugore arakiranutse, n'umugore yakiranutse ku rwo ruhande ntabwo bivuze ngo umugabo arakiranutse. Noneho uburezi ni ugutegura aba bantu bakimva muri izi nshingano. Aravuze ngo Marie femme devrait être missionnaire capable d'avoir un gagne-pain. Burya mugabo n'umugore bakwiriye kwimva mu mwuka w'ivuga butumwa bombi. Kabiri bakaba bashoboye kwihesha gatsima. Gatatu ibyo nibyo bintu bahuriraho, ariko bombi gusa bagomba kugira umwuka w'ivuga butumwa kandi buri wese akumva yashobora kwihesha gatsima, cyangwa se kubera iki nuko mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien page ya 84 mu Gifaransa harakubwira ngo umuntu utazi ko kurera bikenewe kandi akumva yuko gukora inshingano zo mu rugo ari umutwaro ngo ntakirirwa ashaka. Urumva ko ubwo ari teko ritakwenderwaho na benshi, ahubwo abantu bakwiriye kwiyumvamo ko bakwiriye kwitoza kuzagira icyo baba cyo kwisi, bakagira umwuka w'ivuga butumwa kandi buri wese akumva azagira kwihesha icyarike. Ibyo nindu niyo mpamvu rero inshingano y'umuhungu agomba gutozwa kwa nyina le soutien du foyer. Umwana w'umuhungu agomba kubwirwa ngo ubwo ninjye uzaba inkingi y'urugo rwanjye. Kabiri legislateur et prêtre. Umuhungu agomba kubwirwa ngo uzaba umutegetsi kandi ube n'umutambyi. Gatatu subvenir aux besoins de la famille. Umuhungu hakiri kare agomba kubwirwa ngo ninjye uzahaza umuryango wanjye nkawurangiriza ibibazo ataragera iwe, akabimenya kiri wawe akakureberaho yuko byanze bikunze wirirwana n'umugore mu rugo, ariko nimugura kukusaba amafaranga y'isabune kandi mwirigwanye mwajyana ku rugendo ageze mu rugo bati none turarya iki, yarangiza ubwo ubona ukabona umwana wakwiriye kumenya neza nawe ko azishaka mu bisubizo nk'umuhungu. Kane noble leader akaba mu Rwanashyaka mwiza yarangiza wo kurengera be. Aha kuri leader ho ndasomya dans le sentier pénible de la vie, muri iyi nzira igoye y'ubuzima, créer de famille, kereka se w'abana. Louis aussi avance lentement à la mesure de force et de l'endurance de sa compagne de voyage. Jya mutonda we guhamura, we gutesha agaciro, we kwihuta, mbese imuka kugenda nka Yakobo wavuze ngo ndagenda buhoro kuko mfite amatungo n'abana. Kubyibyo qu'il entraîne qu'il soit à la poursuite de richesse ou de pouvoir, ati quelque entraîné qu'il soit, nubwo yaba afite ibyahugiyemo cyane ashakashaka richesse et pouvoir, ari gushakashaka ubukire n'ubushobozi, qu'il apprenne à ralentir la marche pour réconforter et seconder celle qui doit se tenir à ses côtés. Yego kugira ngo nibura ashobore guhumuriza, ashobore gufasha wa wundi wahisemo kumubera mugenzi we. Ibyo nibyo bintu bine umudamu wese we inshingano nizi. Ibi nibyo dutoza abana bakiri iwacu kugira ngo nibagera iwabo be kuzabananira ngo rubabera amazi batangire gusebanya, dore ko iyo bananira mu miryango nayo ibigwamo. Niyo mpamvu le rôle de la femme compagne et aide ni umugenzi kandi akaba n'umufasha w'umugabo we. Kabiri ini femme au foyer d'exception, ni umukozi cyangwa se ni umukozi wenda benshi arumva gahitse, ariko ni umukozi unyuranyije n'abandi imikorere. Gatatu être soigné, agomba guhora yifashe neza, icyo nacyo kirakenewe. Kane la reine de la maison et l'éducatrice des enfants, niwe mwamikazi w'urugo akaba n'umurezi w'abana be. Ngize inshingano umuntu w'igitsina gore afite, muzabisanga mu migani 6. Ibi byose umuntu abyiga akiri umusore, umuhungu akabimenya atarashingurwe, umukobwa akabimenya atarashingurwe, bose bakiri iwawe bagatangira. Mbese nkuko umuntu ntabwo umuntu ahabwa permis yatangiye gutwara, ahubwo yiga gutwara atarahabwa permis. Noneho yarangiza kubw'ibyo akagira umwarimu muri hafi, amategeko y'umuhanda akayamenya kare. Umwarimu nuko bigenda, abanza kumenya neza uko azigisha, yarangiza akazamenya uko azabana n'umwana utareba, umwana utumva, umwana usuzugura, umwana wakererewe, akabyigishwa ataraba mwarimu. Ni nako umuntu akwiriye kubaka urugo ariko yaramaze kumenya ibisabwa mu rugo.
igituma zisenyuka vuba, igituma ziba mbi, igituma zihengama, igituma zitana, nuko abantu bajya kubaka ariko batazi ibyo basabwa. Noneho kubw'ibyo byabananira bagatangira buri wese bagatana nk'umwikomo cyangwa se buri wese akagira uwagwana mu rwondo, niko Kinyarwanda kimwe kibivuga. Uko bizasaba iki rero? Ibi ntabwo mbitindaho, kwa gutegura ubundi urugo rwiza rugirwa n'uwarezwe neza. Noneho ugize amahirwe abarezwe neza babiri bagahura bakubaka urugo rwiza. Noneho se ubwo kurera birasaba iki? Ntabwo ndi bujye kugira ngo biragusaba ikiganiro n'iteko ridahinduka ndetse n'amasengesho. Kubw'ibyo ugomba kujya uganira n'abana bawe ariko kugira n'amateka adahinduka. Ibyo bita loi de sans variation. Ngo hari igihe umwana yiriza nyina agakosa akadohora, yarangiza yirakaza isa akadohora, yarangiza amategeko adahinduka. Niyo umwana agomba akamenya neza ngo amategeko nahawe ameze nk'umuhanda, imodoka yarwara umuhanda ntuhinduka, imodoka yananirwa umuhanda ntuhinduka. Kubw'ibyo ugomba kumenya ko umwana wagomba kumenya neza ngo uku ni kw'iwacu banyeretse ntagihinduka. Yarangiza kubw'ibyo bikaba wakwibaza mbese ubwo n'undi byaba ari igitugu. Wewe si igitugu. Igitugu ni ukutereka umuntu ibyo akwiriye gukora, yarangiza ahubwo ugashaka ngo ajya guka ibyawe gusa. Ariko gutegura umuntu icyazaba cyo ngo ari byo bizabyarira inyungu ntabwo ari igitugu. Niyo mpamvu n'Imana mona itwereka ngo amategeko atera umudendezo. Rero kubw'ibyo bizasaba iki rero ku umwana wawe bizamusaba ibintu ngiye gusoma kandi nshaka ko buri wese agerageza kumva. Obéissance et respect. Umwana wawe agomba gutozwa kumvira no kuguha agaciro. L'obéissance à l'autorité parentale devrait être inculquée dès la petite enfance et cultivée dans toute la jeunesse. Reka abana bawe bige kumvira ubutegetsi bw'abababyaye maze bibacengezemo bakiri ibitambambuga kugeza ubwo bazaba basore. Kabiri, la maîtrise de soi. Umwana wawe yumwigisha kwitegeka. Igihe cyose yirijije ntugatanga igisubizo, yarangiza ngo nirakaza utanga igisubizo, ahubwo je ureba ko ibyo asabye reka wumva ibyo ari byo. Une des précieuses leçons de la mère que la mère devrait répéter encore et encore. Dore icyigisho kimwe mu byo nyina w'abana agomba gusubiramo kenshi, et que ce n'est pas à l'enfant de décider et qu'il n'est pas le maître. Umubyeyi w'umugore igihe ari kumwe n'abana be najya ababwira ngo ntabwo mumpitiramo ahubwo ngewe ni ngewe ubategeka. Yarangiza bagapanga nibyo, hari n'igihe bagusaba ibyo nawe wari uzi ko wari ukeneye kubaho, ariko bigatuma unabereka kuri bari munsi y'amategeko yawe. C'est la volonté de la mère et ses souhaits qui doivent être accomplis. Ati erega ubushake bwa nyina w'abana n'ibyifuzo bye nibyo bigomba kumvirwa. C'est ainsi que lui apprendra la maîtrise de soi. Kutemerera umwana kwigenga ngo ibyo ashaka ari byo bigerwaho, uzaba uri kumutoza kwitegeka. Ku ngingo ya gatatu, la santé. Ubuzima muri kureba turimo ku isi, ubuzima ni ikintu giteye ubwoba. Nta nubwo tugomba kubikinaho kuko ari ikintu kigoye kugira ngo nibura abantu benshi cyane bajye babyumva. Umwana akwiriye gutozwa akamenya neza ko amagara mazima ari ubutunzi. Aravuga ngo dero bederezonuma, umwana agitangira guca kenge, l'intelligence se développera à l'étude de l'organisme humain. Ubwenge bw'umwana butezwa imbere no kubwirwa imikorere y'umungingo z'umuntu. Kumubwira ngo amenyo ni 32, amagufa ni 226, burya igifu cyakira ibivuye mu kanwa, burya igifu gihereza amaramato burya akamura ibimenwa n'ibijya mu maraso. Yarangiza ukatangira kubimwigisha hakiri kare. N'ubundi buryo bushyikirana n'abana ubigisha. Ari nabo njya mbona nkabona ukubona mwarimu ari uzakwigishiriza umwana akamwigisha ko nkuko ari imvamo amagi kandi amagi ko ari umushwe. Ukabona wowe atariganira umubyeyi arakwibwira n'abana. None unaniwe no kumubwira uti inka rero burgira arisha nyuma ikuza, yarangiza yaba yonse kazana amata wayigurisha bigashoboka ko impu zayo nizo zivamo inkweto. Nibura sikiganira umubyeyi yagirana n'abana akamwagura mu bwenge. Tibihagije se kumubwira ko ibyo kurya bihingwa, yarangiza ko umuntu yahinga ababari intoke kandi agataba amaguru. Ko bishoboka umwana ntajya apfa kurya gusa ngo avumbike ikiyiko mu byo kurya atazi ko banza kuvumbika isuka mu butaka. Ibyo byose biba bigomba kwigishwa. Ni ikiganiro umubyeyi atabura kugirana n'abana be mu kubategura. Yarangiza ngo yigishwe imikorere y'umuntu, anatomie, physiologie, propreté, ordre et assiduité.
arati assiduité yarangiza umubyeyi nigisha umwana we impagarike y'umuntu imikorere yayo isuku isesuye gahunda ndetse n'umwete icyo nicyo umubyeyi abakoze neza ku mwana we ku ngingo ya 4 être serviable babyeyi munyumve muri iki kiganiro mu cyumve neza kutigisha umwana gukorera abandi ni ukumugira nyamwigendaho akazaba ikibazo kuri wowe akazaba ikibazo mbese tekereza nawe kutamwigisha gukorera abandi watangira gukurugeza mu myaka 60 akameze ishati yakibagirwa yawe umusore agahanagura inkweto yakibagirwa yase umukobwa akamesa ijipo yakibagirwa mu gitenge cya nyina ubwo ni ubundi buryo ubutaramutoje hakiri muto kugira ngo yige gukorera abandi none se uburazi mu batakumeseye uri se urari umuhungu ntakumesera uri nyina ari umukobwa ubwo koko mu rugo azajya azamesera nyirabukwe ntabwo byashoboka nese urazi ngo natagira icyo akorera Mariya nyirabukwe azakurwa muri urwo rugo ubu se azamesera muramuwe amubwira ati mpiyo shati nyimesa nyine niya mukuru wawe ntabwo bishoboka niyo mpamvu uba ugomba gutoza umuntu gukorera abandi dore cyane ko Yesu yabonye gukorera abandi bizaba ikibazo abishyiramo amagarade abiri bwa mbere yaravuze ngo nimwemere kuba abagaragu banjye munyigireho ubwo ni ubuto yabonye abantu bazanga ariko ageze muri Matayo aho ni muri Matayo 11 28 na 29 ariko muri Matayo 23 yaravuze ngo ushaka kuba mukuru ngo ajye umugaragu w'abandi ubwo kumva ko ubwo nishi gukorera abandi kubitozwa hakiri kare nibwo buryo bwo gushaka gusumba benshi akamaro mariye benshi kagutera kuvugwa neza nicyo gituma umubyeyi akwiriye gutoza umwana we hakiri kare kugira icyo amarira abandi bigishe gusuka igikoma abanjije bene nyina ubigishe gufata umuneke abanza gatoya yubigisha guhoreza muri umuna wabo yarangiza ajya wigisha kumuryamisha iyo bita service umuntu agomba kuyitorezwa iwabo byanze bikunze kubera ikingo bizagende bite aravuze ngo à l'école et à la maison à l'école de la maison kwishuri ry'imuhira les enfants se familiariseront aux tâches quotidiennes kwishuri ry'imuhira niho umwana azimenyereza imirimo y'imuhira cyangwa se ya buri munsi bizabyara iki rero naramuka yize hapango même petit leur mère leur confiera une activité simple nigiye kakiri gato kakanyagi ko kuzana igikosi kitarimo amazi cyaba kirimo amazi akagenda ariko yamena ari gucubangana ariko kakagizana niwe uhamagarwa ngo nafata gasakoshi atahashye akajyana mu nzu isakemera gukura mu nkweto ageze ku muryango kugira ngo umwana uzijyana mu bubiko yarangiza akaba ari we uzana gasahani katameneka ariko gatangira gukoreshwa utulima shoboye akiri muto ko kugira na uruhare mu gukorera abandi ibyo ubusomye mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu page yacyo y'138 wasangamo amagambo asa naho agoyeho gato cyane kubayumva ariko ari neza iyo mpamvu oya 140 haranditse hagira hati le manque de collaboration de la part d'un seul membre de la famille complique la tâche de tous les autres iyo umwe mu bagize umuryango yanze gufatanya n'abandi umurimo ayasa n'ujajangije n'abandi bose mu nshingano mbese kumva ko wowe uri buryo gusa ukamenya umurimo ukora akaba ari wo kwisahani gusa yarangiza bava kwisahani ukajya kuzerera wava kuzerera ukajya kuryama yarangiza mbese ijambo n'inama kiretse kubona mu bebe birahiye abari uba wararezwe nabi comme chaque jour de bienfaits de la vie au foyer n'ubitewe nuko buri wese aba abeshejweho n'ibyiza byo mu muryango chaque a le devoir de contribuer au bonheur de tous nicyo gituma ugize umuryango wese agomba kugira uruhare mu gutuma abandi bose bagira umunezero bitewe nuko ibyiza byo mu muryango nawe aba ari ibyawe gukora ibishoboka byose byatuma nawe utuma mu muryango banezererwa même si ces possibilités sont minimes nubwo ubushobozi bwaba ari buke cyane kuri iyi ngingo le père d'un jeune homme ou d'une jeune fille doit tenir compte de ceux de la famille gahunda z'umwana w'umuhungu gahunda z'umwana w'umukobwa zigomba kuba zijyaniranye n'iz'ababyeyi cyangwa zo mu muryango il est simple par exemple biroroshye cyane kuvuga ngo d'annoncer que l'on sort ukabwira bakubyaye kusohotse de dire que on pense rentrer ukababwira igihe utekereza kugaruka
de se montrer lorsqu'on est de retour, yarangiza ukongera ukavuga ko wasohoye. Yantangara nkanababara iyo ubonye ukabona umwana w'umuhungu yasohotse ariko ntibazi iyo yagiye, akaza kinjira agaturiza mu gitanda, yarangiza bagatangira bakarya bakarangiza, naho yaryamye, yarangiza bati bagatangira kumunegura nawe akaruma gihwango reka yumva uko bamuvuga, nuko haba gato cyane, yarangiza bati ariko murebe yuko atari mu gitanda, bajya ngo mbese uraryamye, ngo sinaje kare, unese ko waje ntuvuge ngo mbe nari kuvuga ibiki. Yarangiza ubu agatangira bitewe nuko atigeze atozwa gufatanya n'abandi. Nicyo gituma ni bibi mu buzima, mu nzego zose, mu kazi kose, mu miryango yose, ni bibi kubura ntibahombe kandi waboneka ntibunguke. Uyu muntu abahombeje ibintu. Birakwiriye ko umuntu warezwe neza arabura bagahomba, yaboneka bakunguka. Icyo nicyo umuntu ari gushakirwa ku isi. Yarangiza icyo niyo mpamvu y'uburezi. Noneho hakomeje mu ijambo rivuze ngo ceci est commode pour la mère, surtout cyane cyane iyo umwana afite gahunda, uwa mbere unezererwa ni nyina, cyane cyane ni nyina unezererwa, ereke se donne tant de peine, kuko umubyeyi ni uruha cyane pour répondre aux besoins de tous les membres de la famille. Mu bantu baruha bashaka ibisubizo by'umuryango umugore abamo, iyo abana bamufashije buri wese akora inshingano ye, uwa mbere uruhuka ni nyina w'abana. Niyo mpamvu kumwigisha gukorera abandi nabyo birakenewe cyane. Ku ngingo ya gatanu y'uburezi, la piété, abana banyu mujye mubigisha kuba beza mu mutima, kwera. Umwana mbese ntahutaza undi, tukemere ko umwana yicarana na mwene nyina ngo atangire kumukubita inkonjo, amupfura umusatsi, amakandagirira ubwenda, amuciraho, amureba igitsure, amuhema. Iyo ubonye jya ugenzura uri kure cyane, urebe ko umwana wawe umubikora atyo ni umwana mubi. Ubwo amuhema akamuciraho akamukandagira bakiri bato, nibakura azamuhutaza. Uzahorana intambara y'abasore n'inkumi bitewe nuko batatorwe umutima mwiza bakiri abana. Kubw'ibyo rero, avec quel empressement les parents ne devraient-ils pas se préserver les enfants de mauvaises habitudes? Ababyeyi hakiri kare nibatoza abana babo babarinda akamenyero kabi. Pères et mères, bagabo namwe base w'abana namwe ba nyina w'abana, réalisez-vous l'importance de la responsabilité qui repose sur vous. Ahari mwaba muzi agaciro k'inshingano mufite. Allez-vous autoriser vos enfants à fréquenter d'autres enfants dont vous ne connaissez pas l'éducation? Ese muzayamwemerera abana banyu ko bajya gucudika abo mutazi uburere bahawe? Ntukemere ku mwana mbere y'uko umwana, kuko bitewe n'iki ngo aravuga ngo dites moi ton ami, je te dirai ce que tu es. Ni ijambo mu Gifaransa bakoresha ndetse mu gitabo cyo Fayeketi yarabivuga ngo mbwira inshuti yawe nange ndakubwira icyo uri cyo. Ubwo iyo ushaka kumenya ko umwana wawe ari mwiza, ubanza kureba n'abamushaka iwabo, abamenera se baza ryari. Ese inshuti z'umwana wawe ubona zitinyutse kuramutsa? Ese ubona zitinyutse kukoza amakuru ahari? Ese ubona bari gukerakera inyuma y'igipangu? Ubona binjiye nabo bakicara? Nubona abana inshuti z'abana bawe zikwihisha, cyo umenya ko afite inshuti mbi. Niyo mpamvu ndetse n'ababyeyi niko babwirwa, barabwirwa ngo umubyeyi wese agomba kugira ngo azamenye neza abana bacudika n'abana be, azabanze yihindura inshuti z'abana be, noneho niho azamenya neza imiterere y'abana be. Ku ngingo ya gatandatu ni yitwa kwiyoroshya. Bavandimwe kandi inshuti, abaturage barimo abakomeye n'aboroheje, abagufi n'abarebara, abakire n'abakena, bize n'abatarize, mureke mbabwire ko umuntu wese yoroshye. Igihe cyose ugipfa kandi igihe cyose ugisonza, igihe byashoboka ko ukena, igihe cyashoboka ko ubura akazi, igihe byashoboka yuko urwara, igihe byashoboka ko wagenda no mu modoka ikagwa muri rigoro akagufasha kuyegura, igihe wamenya ko utakwibumbira amatafari ahubwo wagura ayabumbye, igihe wamenya neza ko ushaka amakara utamenya kuyacana, igihe wiyoroshya imbere y'abandi bantu, umenye neza ngo mu mahirwe umuntu abaho umunezero we uhishe mu bandi. Ako niba karanze kwinjira uzakurikirane ibyiza byawe byinshi cyane, ntabwo ari umusaruro w'imbaraga zawe, ahubwo ni iz'abandi.
niyo mpamvu ujya guhaha mu isoko hari hundi wagiye mu gishanga guhinga umuceri, wajya kurya imineke hari hundi wateye urutoke ranarushanga ururiro, wajya kunywa amata hari hundi wajyaga n'imvura aragiye kandi ari kwahira, yarangiza bityo ntacyo wabona ufite ngo wakubwira ngo utungwe n'ibyawe gusa, nta wundi ubigizemo uruhare, nta cyiza na kimwe wabona ku isi. niyo mpamvu umuntu wese agomba kwiyoroshya ku isi. Impamvu aravuze ngo repara une tâche sacrée à accomplir, en enseignant leurs enfants à participer aux facteurs domestiques. Arega ababyeyi bafite inshingano ikomeye cyane yo kwigisha abana babo imitwaro yo mu rugo, à se contenter d'une nourriture simple. Mujye mutoza n'abana banyu kurya n'utworoheje, be guhora mu rusose gusa, bahera mu mikati gusa, ahubwo umunsi umwe barya n'umutsima w'umwuko, ubundi barya n'ibijumba bya maganda, ubundi barya impungure n'ibishyimbo, mbese ubuzima bwose bishoboke. Ndetse hari n'igihe umubwira uti kura mu nkweto, yarangiza atiye guhinga kugira ngo nawe yumve uko ubutaka bukonjera ku birenge. Yego, simvuze ko uzamuhindura umuretwa w'ubuzima bwaramutse neza, ariko jya wibuka ko iminsi yo ikanira umuntu adahari. Umenye neza ko ejo bishobora guhinduka. Ku ngingo ya 7 real ya 6, dénoncement et amour. Abana banyu mujye mubatoza kwiyanga no gukunda. Ubuzima bukomeye cyane bwo kwisi, utazi kwiyanga ntamenye no gukunda abagushishana. Burya hari ibyo bita video barriere. Iyo utazi kwiyanga ngo umenya kandi wakwigoma ngo undi nawe amererwe neza, yarangiza ukaba utazi gukunda ngo ubura aho nawe uvuga uti icyamba na runaka akamererwa neza rye, uburangije kumenya ko ubuzima bwawe bwayobye. Niyo mpamvu umuntu abitozwa hakiri kare akiri umwana. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa mbere, page 550, précepte par exemple, binyuze ku mahame no kubyitegererezo, enseigner le renoncement, l'économie, la bonté d'âme, la confiance en soi. Mu gihe cyose binyuze ku mahame no mu byitegererezo, mwigisha abana babo kwigomwa, mubigishe kuzigama, mubigishe ubugira neza bwo mu mutima, mubigishe kwiringira Imana. Ngibyo ibintu umuntu ari gusabwa kandi asabwa kwitaho no gushyira mu gaciro. Kuko hatabayeho kubimenya byatugora. Abana nibatozwe hakiri kare binyuriye ku mahame no kubyitegererezo, bigishwe kujya biyanga. Amenye neza ko hariho igihe nawe atarya karyoshye ngo ndakarye. Amenye neza ko agakoma karimo ubuki, ubuki busigara buke bwahabwa umurwayi wakanywa kitagira ubuki. Yige ibyo bita renoncement, agira kandi yigomwaho ekonomi. Mujye mumenya neza ko ubuzima muri kureba ibyo wakorewe uyu munsi, iyo utangiye gukoresha ibirenze ibyo winjije, ujye umenya ko utangiye kwicura. Niyo mpamvu uba ugomba kwiga icyo wakora ngo unazigame. Ejo hari indwara, ejo hari ubusaza, ejo hari igihombo, ejo hari ukwimuka, ejo hari uguhunga, ejo hari ukubura akazi. Niyo mpamvu umuntu ahateganyiriza bakamuvuga ngo ubwo ategeye akazaza ejo. Abana niba byigishwa hakiri kare kugira ngo babimenye neza yuko mu buzima umuntu akeneye kwiyanga, mu buzima umuntu akeneye kuzigama, mu buzima umuntu akeneye ubugira neza bwo mu mutima, mu buzima umuntu akeneye kwiringira, kwitega ibyo bita ni confiance en soi, no kwitega amakiriro cyangwa se kwiyumvamo kuzishaka mu gisubizo. Kavuga uti nta wumfashije, nta wuntabaye, nta wumpaye akazi, nzakishakira, nzaciya inshuro, bese ukishaka mu gisubizo. Umwana akabitozwa hakiri kare. Niyo mpamvu quiconque est pourvu d'un caractère vraiment chrétien, umuntu ufite imico ya Kristo, sera prêt à surmonter les difficultés et prêt à suivre les mots d'ordre sacré, ainsi a dit l'Éternel. Abantu nk'aba ngaba bamaze kuzuza bira bintu by'uburere, bakaba bageze ahantu heza nka hariya, amaherezo bamaze kwiyoroshya, bazamenya neza ko imiterere ya Kristo aba ari umuntu witeguye guhangana n'ingorane, akaba yiteguye kugendera ku ijambo rivuze ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Kumbaganye le cœur de vos enfants. None abana banyu bazabitaho bate, bazabakunda bate? Icyambere, les consacrer leur du temps. Ati mujye mubaha igihe. Icyo ni icyambere cyatuma abana bawe gukunda. Ingingo ya 2, apprendre le langage d'amour et les choses par lesquelles ils se sentiront les plus aimés. Abana bawe reka bajye bamenyera kumva amagambo meza bazi kubakunda.
gatatu montrer de l'intérêt dans les choses auxquelles ils sont intéressés nawe yo uha agaciro ibyo ubona bakunze byiza ibyo ni uburyo bwo kwizirikaho abana bawe noneho ndagira nti wenda ku ngingo ziba zikomeye nk'izi z'uburezi nongere mbibutse iby'ingenzi nuko birakwiriye ko umuntu amenya ngo ndi kurera ngo iwanjye habe heza abanjye babe beza umuryango wanjye ugira agaciro mbategura icyo bazimarira ndiho cyangwa ntakiriho ko bagira ishema ku isi gutegura nkamenya ko ndi gutegura intwari no kwishaka mu gisubizo cyiza ndagenda ngana ku cyo navuga ko kiriwe umusozo kugira ngo abantu bumve uburere wibuka ko amasengesho meza atuma umuntu agira ubwenge agasabana n'Imana akagira imbaraga akagira amahoro n'umunezero muri iki gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu page ya 138 harimo aya magambo agira ati toute chose est égale nubwo ibintu byose bisa n'ibiringaniye les jeunes hommes ou les jeunes filles qui bénéficient de 60 heures de sommeil par semaine fera face à l'existence d'un système nerveux bien plus solide, une santé plus florissante et une personnalité plus attrayante que celui qui ou celle qui ne dort que 40 heures. Nukuri umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bakira mbese umusore n'inkumi bafite amahirwe yo gusinzira amasaha 60 mu cyumweru ubwo bivuze ngo amasaha 8 n'igice buri joro bazagira ubuzima buwaguye neza bazaba bafite intwari ikomeye y'imitsi yumva ikora neza kandi bazaba bafite ubuzima butoshye bafite n'imiterere ireshya abandi cyangwa se imiterere myiza ireshya abandi kuzarusha abasinzira amasaha 40. On évitera des soirées qui empiètent sur le sommeil bitewe no kugira ngo uzasinzire neza ukiri muto bizagusaba ko hari ibitaramo uzigomwa ninjoro ngayo amahirwe ndetse twakunda ko buri wese yagerageza ngo yumve ku page yacyo 141 hari kandi nako ko kwitabwaho n'ababyeyi igihe barera la parc de chaque prend dans la bonne tenue de la maison peut être bénéfique umwana wawe wese akwiriye kugira uruhare mu gutuma mu nzu haba isuku kitanda cyiza imyenda imeshe amadirishya hanaguye intebe zipanze neza umwana wese akwiriye kubigiramo uruhare iwabo n'ibitabo ibyo iwabo azayabyibagirwa niyo mpamvu avuze ngo kuberki il n'est pas moins importante ntukabisuzugure si vous jeune homme ou jeune fille yemwe ba sore namwe nkumi n'avez pas le temps de suspendre vos vêtements niba mutagira igihe cyo kumanika utwenda twanyu tugatagarana muri salo no kubitanda ukaba udafite igihe cyo kumanika utwenda twawe qui retrouvera pour vous ninde uzayikubikira votre mère ese hari nyoko ni uzayaza kubikira n'utwenda twawe badutaye mais alors que mettra les siens en place niba nyoko ari uzakubikira imyenda ubwiyeyo we izabikwa nande hepati au moment de sortir de votre chambre igihe cyose ugiye gusohoka mu cyumba cyawe faites demi-tour ongera usubiza amaso inyuma jete le regard circulaire maze uzengurutse amaso yawe aho waraye cela vous aidera à comprendre quel sentiment éprouvera votre mère lorsqu'elle y entrera niho uzamenya neza nyoko ninja mu cyumba warayemo ariko wakigenzuye imyenda wayimanitse inkweto wazigize amasogisi wakuye mu nkweto yarangiza amadirishya wayakinguye amarido wagize uko yagenza yarangiza imyenda uryamaho ufite uko wayirambuye nyoko ninja maze ishima prenez 5 minutes de vos précieuses minutes mu minota ufite fatamwo 5 y'agaciro pour remettre vos vêtements en place maze imyenda yawe ibikwe neza ngibi byo dusabwa kumenya maze ranger différents objets déplacés le soir précédent
bigerageza utuntu twose dusahani twaraye ahandi twaraye dutagaranye duhuzahuze ibiko byaguye hasi bihuzahuze imyenda yaguye hasi yongera ibike buri kantu kose kajya mu mwanya wako mettre vos chaussures sales dans le sac dans le sac de linge ngaho fata ibintu byose byanduye bishyire mu hagenewe kubikwa ibyanduye vos chaussures à leur place inkweto ziri mu mwanya wabyo fati aérez votre chambre ngaho icyumba uraramo gikingurira amadirishya maze kibona umwuka fati que le moins que vous puissiez faire ni ibihe bike wenda gukora birenze ibyo baravuga ati ces caractères d'une personne se révèlent par l'état dans lequel elle laisse sa chambre imiterere y'umuntu nyirizina imenyekanishwa n'ukuntu afata icyumba araramo ubwo rero wumve ko iyo icyumba uraramo gifashwe neza ubwo ufite imico myiza waba kimeze nabi ureba umukungugu ureba imyenda ureba uko itagaranye ibyo byose ubigenzure nabyo birasuzumirwaho imico ku bw'ibyo rero aho twashakaga ku ngingo yitwa uburezi reka tuzirikane ngo buri wese uzirikana neza ko uburezi bukenewe ni ugutegura umuntu ejo he hazaza ni ukumutegura ngo agire icyo akumarira ni ukumutegura ngo agire icyo akugezaho ntabwo turi bugende ngo turenze aha intego yacu yari iyo niba hari abagize ibyifuzo niba hari abagize ibibazo twiteguye kubisubiza ariko mureke twongere twimenyereze inzira nziza yo mu buzima tuyimenyereze n'abacu kandi tugire n'igihe cyo gusenga kandi buri wese amenye neza icyo akwiriye gukora mu buzima ategura be kuko iyo udateguye abawe bahinduka umutwaro ku isi bazaba abajura bazaba ababeshyi bazaba abanebwe bazisuzugura uzaba ku isi warabyaye ikibazo ku isi aho kubera isi umugisha wari ubereye umuvumo kandi remererewe n'abawe kandi bizaba ritarishema ku isi noneho ku bw'ibyo kugira ngo nibura abantu bajye bamenya ibi bamenye inshingano nawe ugomba kumenya neza ngo inshingano nifiteho ni iyihe gutegura abanjye nzabigira nte izina nzasiga ku isi niriye nabyo ukabitekerezaho yarangiza inshingano nifiteho ngomba kuyikora no gutegura abankomokaho ndetse n'izina nzasiga ku isi nkaritekerezaho rero reka dusabe Imana ngo iduhe ubwenge bwumva kandi wenda ntagiye kureka nsubire muri za ngingo ndwi kugira ngo wumve icyo umubyeyi akorera umwana we mu kumurera nacyo kizaba ari cyiza ibya mbere yigisha abana bawe kumvira no kuguha agaciro kabiri bigishe kwitegeka gatatu amahame agenga ubuzima kane bigishe gukorera abandi gatanu ubigishe kwera gatandatu ubigishe kwiyoroshya karindwi ubigishe kwiyanga no gukunda abandi niba bakundana bakagukunda bazakunda n'umuturanyi bazakunda n'umutegetsi bazaba beza mu isi bazaba beza ku bigo bazaba beza ku kazi bazaba beza mu rungano bazaba beza ku nshuti bazaba ari umugisha ku isi Imana ibiduhere mu izina rya Yesu amen.